kuko mukaba mutakiri kumwe. Ushobora kuba uri umugabo wari ufite umugore wakundaga kandi warasenze Imana, ariko mukaba mutakiri kumwe. Ushobora kuba uri imfubyi yarabuze ababyeyi kandi uri umuntu ubaha Imana n'ababyeyi barubahaga Imana, ariko ihangane. Umva, ushobora kuba wari ufite imodokari nziza ukaba utakifite. Ushobora no kuba ndetse n'amashyo yarashize mu biraro. Ushobora kuba no kuri konte nta kintu kiriho. Ariko Imana y'Isiraheli, Imana ishobora byose, ni Imana y'inyabwenge. Imana yawe we yihanga amaso. Imana yawe ishobora kuri kugupima. Imana yawe ni inyabwenge. Najya nkubwire ngo itondere icyo kigeragezo urimo, ukitwareho neza, wibombarika muri icyo kigeragezo, wirinde gucumura muri icyo kigeragezo, utumvira Imana muri icyo kigeragezo. Umva, turize ikigeragezo, hamwe mu kigeragezo uzabona umatangiye guceceka. Umva, warashakuje buriya. None se ko washakuje mu kigeragezo, tuvugishije ukuri inshuti yanjye, ko wagishakurijemo hari icyo byakumariye? Ko washakuje mu kigeragezo hari icyo wiyunguyeho? Ko washakuje mu kigeragezo se hari ubwo wabashije kukikemurira? Ko wabashije kugerageza gusakuza mu kigeragezo se hari ubwo wabashije kukikura n'iki kikuriho se? Umva, aho ubona rero utangiye guturiza mu kigeragezo, aho niho Imana iziye gukorera. Aho utubona utangiye guceceka mu kigeragezo, niho Imana ije gukorera. Aho ubona mu kigeragezo wabuze icyo uvuga, niho Imana ije gukorera. Amahoro y'Imana nabane nawe wo kurikiye Aritari TV. Nitwa Revera Pasteur Saguyamieri, nshuti yawe ngwaye ikaze. Wewe wabugeze kuri Aritari TV, ndakwifuriza kutabura kuri Aritari TV. Aritari TV ni umurongo Imana yaciye kujya tujye tuvugaho imbaraga z'Imana. Reka dusengane Imana rero, kandi ngusaba wowe wabugeze kuri Aritari TV bwa mbere ngo ukore shares ndetse ukane no kwisubscribe ukazogera, kugira ngo ijambo ry'Imana rye rihita rikugeraho mu buryo bwihuse. Kandi nubikora nawe urabutanze umusanzu ku ijambo ry'Imana. Reka dusengane Imana. Imana ikomeye, Imana ikiranuka, ubwiza bwawe nyemerera bugendagende muri ijambo ryawe, kandi unkoze ikara ryaka ku munwa. Uyu mwanya mpagazemo ntaba ari njyewe, mbi igikoresho cyawe, uwivugire nk'Imana, kugira ngo iri jambo ryawe rigere ku bwoko bwawe, rihindure ibyanze guhinduka. Senze nizeye kubikoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ngwaye ikaze uri i Burayi, uri muri Canada, Amerika, mu Bufaransa badukurikiye mwese, abari mu bihugu bya Afrika bitandukanye, mbaye ikaze kuri Aritari TV. Reka tuganire ijambo ry'Imana, nkubwire icyo umwanya Imana gutumyeho muri uyu mwanya wa none ahangaha. Ijambo nkuzaniye rero riri mu Itangiriro igice cya 22, rifite titire ivuga ngo Imana igerageza Aburahamu imutegeka kwitambira Isaka. Iyo ni titire y'ijambo ry'Imana. Ariko ngi umwuka w'Imana yambwiye ngo iri ijambo nkuzanira ngite ngo itondere ikigeragezo cyawe. Ijambo nkuzanira ravuga ngo itondere ikigeragezo cyawe. Imana irabizi kugeragezwa. Imana irabizi yuko uri mu bihe bidasobanutse. Imana irabizi kuri kwijujuta. Imana irabizi kuri kwiganyira. Imana irabizi kuri kwizengurukaho. Imana irabizi kuri kwitekerezaho. Ariko Imana irambwiye ngo itondere ikigeragezo cyawe. Imana ya Isiraheli irambwira ngo itondere ikigeragezo cyawe. Icyo kigeragezo cyawe ni Imana, ishobora kuba ari Imana kiguteje. Icyo kigeragezo cyawe wowe ushobora kuba utarasobanukirwa uburyo wakigezemo, ariko umwuka w'Imana unyoboye, imbaraga z'Imana zindimo zirimo zirambwira ngo itondere ikigeragezo cyawe. Reka bakuvugire muri icyo kigeragezo, reka bagufate ijambo muri icyo kigeragezo, reka bagujyana n'inzara muri icyo kigeragezo. Ariko reka nkubwire, Imana ya Isiraheli, Imana ishobora byose, icyo kigeragezo ishobora kukibyarizamo ikintu kibemeza. Icyo kigeragezo cyawe gishobora kuzavamo isubizo. Icyo kigeragezo cyawe gishobora kuzavamo kwemerwa. Icyo kigeragezo cyawe gishobora kuzavamo ijambo utari ufite. Icyo kigeragezo cyawe kibasha kuguhindurira amateka. Icyo kigeragezo cyawe gishobora kuza gihetse ibisubizo. Lesideko taki nini rekora sideko. Reka dusome ijambo ry'Imana. Mwuka w'Imana dufashe cyane. Imana igerageza Aburahamu imutegeka kwitambira Isaka. Reka dusimbuke dusome ku murongo wa 7. Turasoma umurongo wa 7, dusimbuke dusoma 11 tugeza kuri 13. N'amagambo ashobora kuba menshi ho gatoya, ariko muri hangana ni ku mwuka w'Imana yanyoboye. Itangiriro 22 dusoma umurongo wa 7. Dusimbuke dusome 11 tugeza 13. 7. Mw'Imana tuyobore cyane. Haleluya. Isaka amagara se Aburahamu ati data. Aramwitaba, ndakwitaba mwana wanjye.
aramusubiza ati dore umuriro n'inkwi ngibi, ariko umwana w'intama uri he w'igitambo cyo koswa? 11. Marayika w'Uwiteka amuhamagara ari mu ijuru ati Aburahamu, Aburahamu. Aritaba ati karame. Aramubwira ati ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ntugire icyo umutwara, kuko umenye yuko wubaha Imana, kuko utanyimye umwana wawe w'ikinege. Haleluya. Aburahamu yubura amaso arareba, abona inyuma ye imfizi y'intama, amahembe yayo afashwe mu gihuru. Aburahamu aragenda, yenda ya ntama, ayitambaho igitambo cyoswa mu cyimbo cy'umuhungu we. Haleluya. Kandambike Bibiliya hasi dusoma ijambo ry'Imana. Mwami Imana duhana umugisha. Ititire y'iki cyigisho cya titire y'ijambo ry'Imana, Imana yambwiye ngo itondere ikigeragezo cyawe. Ariko titire noneho y'iri jambo ry'Imana dusomye muri iki gitabo cy'Itangiriro ratubwira ngo Imana itegeka Aburahamu kujya gutamba Isaka umwana we. Icyo kigeragezo uracyumva? Icyo kigeragezo uracyumva? Muntu nkurikiye, muntu wiringiye Imana, icyo kigeragezo uracyumva? Muntu wizera Imana, icyo kigeragezo uracyumva? Ariko ndagira ngo nkubwire ngo uzura imbaraga. Nonge nkubwire ngo kandi buzo kuzura imbaraga, umenye yuko Imana yuko yaremye Itangiriro n'isi, iyo Mana niyo wiringiye, iyo niyo Mana wizeye, iyo niyo Mana y'inyabwenge. Ndagira nkubwire ngo Imana ni inyabwenge. Imana igira inzira zirenga igihumbi. Imana kandi ni Imana ishobora byose. Iyi Mana twiringiye niyo Imana y'Itangiriro ikageza no mu byahishuwe. Iyi Mana twizera kandi twiringiye, Imana nkubwira, Imana usenga kandi wizera, Imana yakuremye kandi kubeshejeho, niyo Alpha na Omega, niyo tangira ikaba n'iherezo, niyo yo mwitangira ikagera no mu byahishuwe. Iyi Mana yagitabara abantu b'Imana biri tubwira, niyo nayo ikibasha kudutabara. Ijambo ryarambwiye ngo uko yari kera niko ikiri none ku mwanya none ahangaha. Imana irangije rero kuko ari inyabwenge, irangije ifata igihe igerageza umugaragu w'Imana Aburahamu. Aburahamu yari umuntu wabanaga n'Imana cyane. Aburahamu yari umuntu wakumvirwaga n'Imana. Aburahamu n'umuntu wakundwaga n'Imana. Ijambo Aburahamu cyangwa izina Aburahamu ushobora kuba ari wowe nkurikiye warageragejwe cyangwa uri mu kirageragezo. Ushobora kuba nawe warageragejwe ku buzima bwawe. Ushobora kuba uri umupfakazi kandi wari ufite umugabo wasengaga Imana kandi nawe warasenze Imana, ndetse ukaba wari waranamuhawe n'Imana, ariko ukubona ukaba mutakiri kumwe. Ushobora kuba uri umugabo wari ufite umugore wakundaga kandi warasenze Imana, ariko mukaba mutakiri kumwe. Ushobora kuba uri imfubyi yarabuze ababyeyi kandi uri umuntu ubaha Imana n'ababyeyi barubahaga Imana, ariko ihangane umva. Ushobora kuba wari ufite imodokari nziza ukaba utakifite. Ushobora no kuba ndetse n'amashyo yarashize mu biraro. Ushobora kuba no kuri konte nta kintu kiriho. Ariko Imana y'Isiraheli, Imana ishobora byose, ni Imana y'inyabwenge kandi ngo inzira zazo zirenga igihumbi. Iyi Mana ishobora kukugerageza, ikakugerageza igambire kugira ngo urebe uko uhagaze, kubera ko ari inyabwenge. Imana rero irangije isanga umugaragu wayo Aburahamu, iramutegeka. Ijambo ratubwiye ngo iramutegeka, ntabwo yamugishije inama, nta nubwo yamuhendahenze, yaramutegetse. Iramubwira ngo Aburahamu, fata umwana wawe ukunda Isaka, nurangiza umufate, nurangiza ugende aho batambira igitambo, umushorere uwo mwana wawe, umugire igitambo, kuko igitambo ndi kwishimira ku buzima bwawe. Nubwo nkiranukiye Aburahamu, nubwo Aburahamu nyubaha, nubwo Aburahamu nyizera, ariko ubu none ibitambo byose untamba ntago bindyoheye, ntago binyishimiye. Ubu none ndashaka igitambo cy'umwana wawe umwe w'ikinege naguhaye. Haleluya. Kandi uyu mwana Isaka Aburahamu yamuhawe ashaje. Ijambo ratubwiye ngo yari umwana umwe w'ikinege. Arangije Aburahamu kubwo kwizera, Aburahamu ko ari umuntu wiringiye Imana ye, Aburahamu ko ari umuntu ugonze izo uciye bugufi, arangije afata umwana w'Isaka. Arangije Aburahamu yumvira umwuka wera. Bakigera mu nzira rero, Isaka ko yarazi ubwenge kandi ko yaramenyereye ko satamba ibitambo, ko yaramenye ko so yumvira Imana. Isaka arangije ahamagara papa we, aramubaza ati se papa, ariko ndi kubona inkwi,
nkabona ibikoresho byose byo gutamba, ariko ko ntari kubona umwana w'intama papa. Oh haleluya, haleluya. Ibaze nawe ushyire mu mwanya wa Aburahamu, umwana wawe uzi ko ari ugiye gutangaho igitambo, umwana wawe wamuguriye icyuma cyo kumumenesha amaraso, cyo kugira ngo umutwike umutangaho igitambo, umwana wawe akakubaza gutyo. Ishyire mu mwanya wa Aburahamu. Nagira ngo nkubwire ngo nsimangira uko umwuka w'Imana arimo anyobora, ngo itondere ikigeragezo urimo. Ikigeragezo cyawe urimo Imana irakizi, ikigeragezo cyawe urimo Imana iragisobanukiwe kukurusha, uko uri kwizengurukaho Imana irabizi cyane. Ndetse wowe mu myaka 5 ishize Imana yari izi ko muri iyi myaka 5 iri imbere wowe uzaba uri muri icyo kigeragezo. Wowe mu myaka 7 ishize Imana yari izi ko muri iki gihe uzaba urimo, uzaba uri muri icyo kigeragezo. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana yawe we yihanga amaso, Imana yawe ishobora kuri kugupima, Imana yawe ni inyabwenge. Ndagira ngo nkubwire ngo itondere icyo kigeragezo urimo, ukitwareho neza, wibombarike muri icyo kigeragezo, wirinde gucumura muri icyo kigeragezo, utumvire Imana muri icyo kigeragezo. Haleluya. Aburahamu aragenda, habura igisubizo mu by'ukuri yahaye Isaka ntago gisobanutse. Cyokoze yihagazeho aramubwira ngo Imana ya Isiraheli ngo iri bwironkera igitambo. Ndagira ngo nkubwire ngo muri icyo kigeragezo ufite, muri icyo kigeragezo ufite, wowe cyitondemo, ugumye ku mavi, cyitondemo, urebe ibumoso, nturebe iburyo, nturebe inyuma, ntukebaguze, umva. Ikintu usabwa ni kimwe muri kigeragezo, ni ukutegereza Imana ugaceceka, kavuga amagambo make. Tonde mu kigeragezo, vuga amagambo make mu kigeragezo. Mu kigeragezo witayanjwa, mu kigeragezo wivugaguzwa, mu kigeragezo tuza, mu kigeragezo tumbira Imana, mu kigeragezo ririra mu mutima, mu kigeragezo ganyira Imana. Lesideko takideko. Gira amagambo make mu kigeragezo, tanga amakuru make mu kigeragezo, genda neza mu nshuti mu kigeragezo. Mu nshuti zawe genda gake, zibwire gakeya, zibwire makeya. Itonde, gira ubwenge mu kigeragezo. Aburahamu arangije agira ubwenge mu kigeragezo, arangije Aburahamu agira ibanga mu kigeragezo. Umva nshuti yanjye, itonde muri icyo kigeragezo. Icyo kigeragezo cyitonderemo, icyo kigeragezo urimo witwararike, icyo kigeragezo urimo wisobanukirwe. Icyo kigeragezo ugira amagambo makeya, tanga amakuru makeya, uganiremo gakeya muri icyo kigeragezo. Lesideko taki. Aburahamu arangije agira ibanga, arigirira umwana we, arangije Aburahamu ashorera umwana we, aramushorera. Arangije Aburahamu aragenda amwunzira acecetse. Umwana narakibaza ati se papa biragenda bite, umwana bigenze gute? Isa aramubwira ngo Imana ya Isiraheli irishakira igitambo. Ndagira ngo nkubwire ngo muri izo ntambara urimo, Imana ya Isiraheli ishakira igitambo. Umwuka w'Imana arimo arambwira ngo araje ishakira igitambo. Umwuka w'Imana arimo arambwira ngo ihangane gato agiye kwishakira igitambo. Umwuka w'Imana arimo arambwira ngo ihangane. Lesideko takida. Imana irimo irambwira ngo ihangane gatoya. Lesideko takideko. Ninibeko lasideko. Reka nguhanurire. Sinzi igihe umaze mu kigeragezo cyawe, sinzi ko ijujuta wari ufite, sinzi uko wabonaga bimeze, ariko ijambo ry'Imana, Umwuka w'Imana arimo arambwira ngo ihangane gatoya. Uwiteka Imana araje yishakira igitambo. Mwana w'Imana, Aburahamu ashorera umwana we Isaka, afata inkwi, akora ibyagombaga gukorwa byose, agera ku gicaniro, agera ku gitambo agomba gutambira umwana we. Arangije Aburahamu koko yarangije, yari yariyeguriye Imana. Aburahamu yari yaramaze kurekura umwana we. Aburahamu yarangije gukomera. Aburahamu yaramaze kwizera. Aburahamu yarangije guturiza ikigeragezo. Umva, turiza ikigeragezo. Hamwe mu kigeragezo uzabona umatangiye guceceka. Umva, warashakuje buriya. None se ko washakuje mu kigeragezo, tuvugishije ukuri nshuti yanjye, ko wagishakurijemo hari icyo byakumariye? Ko washakuje mu kigeragezo hari icyo wiyunguyeho? Ko washakuje mu kigeragezo se hari ubwo wabashije kukikemurira? Ko wabashije kugerageza gusakuza mu kigeragezo
kigeragezo se hari ubwo bashije kukikura iki kikuri hose umva aho ubona rero utangiye guturiza mu kigeragezo aho niho Imana iziye gukorera aho tubona utangiye guceceka mu kigeragezo niho Imana ije gukorera aho ubona mu kigeragezo wabuze icyo uvuga niho Imana ije gukorera aho ubona mu kigeragezo amagambo yagushiranye niho Imana ije gutabarira aho ngo ubona mu kigeragezo wabuze icyerekezo amagambo akaba yagushiranye imbaraga zikaba zagushiranye zo gusakuza ukaba ugeze aho ucecetse ukabona aho utuje aho niho imbaraga z'Imana zihagurukiye aho niho marayika yishakiye igitambo haleluya Mani duhana umugisha imbaraga z'Imana leside kota kideko Aburahamu arangije Aburahamu arakomera mu kigeragezo Aburahamu aritonda gakeya akura inkota mu rwubati azamura inkota Aburahamu arazamura inkota arihangana ashinyiriza ari mu kigeragezo Aburahamu kigeragezo cyamuzamura kigeragezo cyihanganiramo kigeragezo Aburahamu yirengagiza ko yabyaye umwana we Aburahamu yirengagiza ko kana gafite ari kamwe Aburahamu yirengagiza ko kana yakabonye nako karuhiye Aburahamu yirengagiza ko nta wundi mwana asigaranye Aburahamu yirengagiza yuko nta murumuna usigaye arangije Aburahamu afata umwanzuro wo kwikora mu nda arangije azamura inkota akimara kuzamura inkota marayika leside kota kideko marayika aramanuka afata inkota Aburahamu abwira Aburahamu ngo leside kota abwira Aburahamu ngo Aburahamu we wikwica umwana wawe kwizera kwenda kubonye ngo Aburahamu we wikwica umwana wawe kwizera kwenda kubonye ngo Aburahamu we wikwica umwana wawe imbaraga zawe ndazibonye ngo Aburahamu we ngo aranyiringiye ngo wikwica umwana wawe haleluya haleluya nakubwiye ngo reka gusakuza mu kigeragezo reka kuvuza induru mu kigeragezo Uwiteka Imana aje kwishakira igitambo nakubwiye ngo reka kuvugaguzwa mu kigeragezo Imana aje kwishakira igitambo nakubwiye ngo reka kwizengurukaho ngo witeze abantu wite hanze Imana aje kwishakira igitambo marayika afata Aburahamu aramubwira ngo wikwica umwana wawe ngo Aburahamu ngo kwizera kwawe nuko kuri ngo Aburahamu nagupimaga ariko ngo nsanze wuzuye arangije Aburahamu arakebuka haleluya marayika arangije yohereza umwana w'intama ushishe cyane haleluya ndakubwira ngo nyoboye n'umwuka w'Imana ndaguhanuriye nkubwira ngo wisakuza hafi y'urwo rusaku hafi y'icyo kigeragezo hafi izo ntambara hafi y'aso uhagazemo hafi y'ubwo buzima ubona budasobanutse hafi y'uko kwizengurukaho kwawe hari umwana w'intama uje kuza kugucungura hari umwana w'intama uje gucungura isaka wawe hari umwana w'intama uje gukura isaka wawe mu gahinda hari umwana w'intama uje gukura isaka wawe mu rupfu hari umwana w'intama uje gutabara isaka wawe ni muzima nsozira ijambo ndimo nakubwira ngo tahana isaka wawe nsozira ijambo ndimo nakubwira ngo subiza mu rugo isaka wawe ndimo nakubwira ngo subirana isaka wawe ndimo nakubwira ngo tani isaka wawe ni muzima kuko Iteka Imana yironkeye igitambo kuko umwana w'intama arabonetse Aburahamu arangije akebutse koko nkuko marayika yarabimubwiye ijambo rishoje ritubwira ngo akebutse ku ruhande abona umwana w'intama Aburahamu arangije atanga igitambo ko gisanzwe Aburahamu atana ibyishimo acyura isaka we ndagira nkubwire ngo Imana yahaye ibyishimo Aburahamu imaze kumugerageza niyo nawe ije kukugirira neza ikimara gusubiza isakaye wawe amateka arahindutse ikimara gusubiza isakaye wawe icyubero cye cyukugarutseho ikimara gusubiza isaka wawe ubaye w'agaciro ikimara gusubiza isaka wawe leside kotaki intambara zirarangiye ikimara gusubiza isaka wawe ugaruriwe igiciro ndetse nako utigeze kugira Imana irakaguha ndavuze ngo nako utigeze kugira nako umuryango utigeze kugira nako basogokuza batigeze bagira ndetse nako muturanye batigeze bagira ako niko gaciro Imana ya Isirayeli guhaye reka dusengane Imana kubwira ijambo mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti Uwiteka nsengeye abana bakurikiye ijambo ry'Imana nsengeye ubwoko bwawe bunkurikiye bwari bwihebye butinze mu kigeragezo unyemere Uwiteka nyir'ingabo Imana iri jambo risorezanye kwizera kwawe ubagirire neza ubongere kwizera kandi ubakomereza iminsi yo kurama kugira ngo babone ibisubizo byabo bakomereza imitima rero ubahe kwihangana mu kigeragezo niko mbasengeye mbasabira ngo bahe imbaraga mu izina rya Yesu Kristo amen Imana duhana umugisha bwiza bw'Imana bubabeho mucyo w'Imana ubatanganeho mutane isaka wanyu mu izina rya Yesu Kristo amen niwibagirwe gukanda subscribe na shares bwiza bw'Imana bukubeho amen.